nawe uri mu cyumba na Chérie. Oh. Wow. Chérie. Ça va? Chérie. Bisous. Comment chérie? Oh. Meze neza. Ese kugiye kunyambura ubusa? Oya. Udatuma nihuta ariko nk'uwayoki. Oshira. Basti ni cyumba. Oya chérie. Wahita unsinzira ngurananiwe. Oya. Tugenda haramutse. Gute se? Hano harimo ibintu nakuzanye. Nta kibazo ndabireba. Kanza rero mbone cyane. Wahita unsinzira chérie. Vunika ariko igamahanga ibwamaha. Usko numva mukumbuye. Chérie. Mbega urukuzi we. Ni ukuri bize neza. Umva. Usko numva mukumbuye. Oya bari tsari konda cya gukumbuye. Humiriza nkwereke. Wahumirije? Humiriza cyane. Shaka wahumirije? Nahumirije. Mbega umugabo mwiza. Actually. Oh. Shimishi. Anjye kunanjye ngo. Shimishi nawe ntabwo wanyitagaho. Siko amaze icyumweru utamvugisha. Yego. Kubera icyo utigeze umutekereza no kumvugisha n'amasomo. Kamangira ngo nkumbure. Kubaye keza. Kuki usigaye wisiga tuno turi mu rugo? Harya turiho. Uzi ko ari utwejo? Utwejo? Kubera ko warambwiye. Isaha n'isaha waza. Nabaga niteguye. Ugasanga nsa neza. Ngaho zana hano turi. Sinjye wari waduteguriye se? Waduteguriye? Utuntu twangiriye. Kiriya gikapu se buriya. Harya muri ngo harimo iki? Harimo inyoni utaza gupfundura ikaguru ikagenda. Waretse nkayireba se. Wese noneho bite ko umeze nk'uwamburiwe mbaraga. Bite ko uri n'amasengeri kandi wagiye wikwije. Ntabwo wakumva ukuntu umuntu ibintu ntabwo bisobanutse. Yakirwa ko nta mugabo agira. None njye nsigaye nsohorwa mu nzu nk'imbobo. Mwamaye baba bambwira ngo nyura mu gikari ngo atagira umuntu ukubona yingewe. Ntabwo ibintu bibushoboke. Guhura na bene. Na mukecuru se? Ariko nanjye nkabibona ese ubundi wumvaga bizamara kabiri tuvugishije ukuri kw'Imana. Ahubwo bari kugusura nk'imibu gaca mu Userekera aho nayo kwiyahuza amagambo nibura unambaze ngo bigenze gute ubone nawe uhera uvuga. Ese ko mwemberanye neza wakagaye mu mfu y'ikiboko. Nyine bumva nanjye biba bicanze. Narindi kumwe nawe tumeze neza turishira ishusho. Ibisanzwe sibyo. Turi no muri mudu nziza pe. Nabonaga n'umunsi twari dufite nabonaga uruti indi misi yose twigeze kugira. Ngiye kumva numva umuntu yinjiye avuga w'umugabo. Barambwiye ngo niceceke ngo sinzi ngo ninjire ngo munsi y'igitanda ngo atanyumva. Kana umugendo umuntu wo kubwira ngo sesere munsi y'igitanda. Umuntu twakundanaga mvuga ngo ni sheri. Bari mumbwire mwana. Ariko rero njyewe ubundi narebaga ari amafaranga guha ashaka icyo guca kinini nkakibura. Naho buryo umunyago yayubatse.
Kana ntabwo mbizi ariko niba yubatse gusa ubwo si umugabo uko byumvikana simbizi yifitiye undi muntu ucengera kwa ndani kwa nasa akazi yikoreye urukapu umwana wagira ngo arimutse umva mwana yari afite urukapu runini wagira ngo yashyizemo nk'umuntu ahari bitewe n'ingano y'urwo rukapu ukuntu rwanganaga ubwo aho ngaho asigaye waracitse intege mu gikorwa akaba asigaye azana abandi bantu akaba kugerekaho wahava akahita binjira bakatunganya ikibuga neza none se yabangereka sego cyanduje mwana ngine gerageza unyumve yabangerekaho saka akabazana azi ko tunari kumwe ako kanya kuko nawe uburyo byagenzemo byari bimeze nkaho nawe yaje atunguwe. Miscommunication se niki habayeho miscommunication murahahurira hari ikindi ariko nanone reka mubwire nzi ko kuva kera ukundi hangana uramuntu wa muhomba first of all ntabwo bibaho nibibaho aho kugira ngo umuhombo uyu mutwe bawucoka vawe ngamenye ko ndi kugendana igihimba gusa rero kubwiye mpamvu cyo umuntu yazaga kina n'umutima wanjye yarangiza ngo akagenda gutyo uko yiboneye ntabwo bibaho ni kofi yawe ahubwo nanone ariga wowe nubwo bifata nkaho uri arishira wawe ura ni nkanyoko ya igeza aho ngaho dutangira nawe utabona okazi yo gutangira kunyurira niba ari umukunzi ni umukunzi byanyoko bijemo biti narakazwa n'ubusa se wagiye umenya uburyo uganirizamo umuntu niba nje kunkakubwira ikibazo cyanjye nawe ntago ari ngombwa ngo profit utangire umbwira ibintu bidasobanutse njye nabonaga umuntu gukemura ibibazo by'amafaranga aba ari umukunzi nyine ugufasha mu bibazo by'amafaranga si ikintu gise kinyarwanda icyo ni umukunzi ugufasha ibibazo bijyanye n'amafaranga. Okay ngaha rero hatana dore urashoboye cyonze cy'ubwo bushobozi urabufite nagucika devura mu nagucika ariko wasanga n'amafaranga agiye kwiyongera sibyo bigufitiye inyungu uhumuka sureba uyu mugore njye ntabwo ngiye guhita nsara nona ahubwo ko hongeye kumenya ko yankinishije koko ariko nimenye ko yankinishije ntagire icyo ukora izi ni izina ry'Imana ndeta mwereka ko iyi game ashaka kunkina njye none umurusha kuyikina game nyabakizi njye mbafite ugira ngo ngenda gutyo gusa mbafite ibizi biti n'ibimenyetso ku buryo njye udashobora kumfata gutyo ngo wigendere uko wiboneye Dave wafashe iki nze mwereke none umite nanabimwohereza mu bwireni nibyo kina nabyo umenye uko njye utazakina nanjye ivi bindekere iryamire muri sekondo wawe rega n'iminsi bishize ni myinshi tutari kumwe tubiyo sitari kunumva nta mahoro mfite nukuri nsanya nshaka umuntu kumarira ngo byose bibi sone nashyizemo yakanyana umuntu washyizemo n'inyoni gusa ni mu rukerera uzi ko wagira ngo ni zimwe zitabaza nyine yakizamo nyine bakavuga cyangwa bagakopiye muri abakozi ba RIB wagira ngo bagakopiye mu bakozi ba RIB nagezeyo nte ni ntabazi ibyo kurya niwe ugomba kubitegura shira igihe usaba amafaranga ariko ibyo ni biki wakitabye niba ari sonori washyizemo ukavugana n'uwo muntu ko numva kurembeje ni bimwe na by'abagore tubamo hari tugomba kujya gusura ariko ntabwo ese umuntu wo mu Kimina aguhamagaye ntiwamwitaba ukanamubwira ko babivuzeho gatoya umwanya ni wowe sheri ariko ntabwo umwanya wanjye watuma utavugana n'abantu kise kumporana asigaye se bambwira ngo ninze ntabwo urushye ukagenda ndashobora no kurya cyangwa no kurya tubeke hanyuma nitutarya bigende biti izo mbaraga nazikoreye zo guhinga umushiki umwarya undi nta kibazo ubwo nyine wumira undi bunguriye niba uraburiye neza reka burya ibiryo bidafite agasosi ntabwo biryoha agasosi se kaburira hehe
urabizi mpaha neza nishyushyu uba wayibonye kumana shingiye kuyizimya neza ya telefone yime hano ushaka kutuvana muri moto urayimye ngiye mu kwitabire mubwire ntiwahuze ntabwo wari ariko ntuzimye telefone shiri wanjye buriya se buriya ku kintu tuyibashye ko ndabaguhamagara cyane ari uko ndi hano ubwo ntawe baguhamagara inshuro ahubwo wagira ngo bagize bamenye ko waje koko gusa ndi hano njye nyine irungura inyica warebye ko ari umuntu ugushakara abagore bo mu bimina ariko ibimina nibyo abagore gusa n'abagabo babibamo ntabwo mujya mubibonera umwanya shiri wanjye reka mubwire rero burya urukumbuzi nawe pe by'abagenzi urukundo n'urubara kandi utavuwe yakwica nk'izindi zose uyu musonga nari mfite washize ubu ngubu ntabwo nyipfuye uzagukunda nawe uzajya umukunda komeza uririmbe shiri wakomeje ukandirimbira ntabwo wambaye sheri nama message yawe ubu ngubu nari nguhamagaye ngo sheri kugira ngo nibura ndebe ko uri bunyitabe nk'uko wahoze unyitaba ndebe ko kinyifitiye ibyiyumviro nk'ibyo wahoranye nk'ibyo wahoze umfitiye nta kindi kintu nshaka ndashaka gusobanukirwa ubundi nari ndi muhe murongo Dave uri umwana icyo utabonye ni iki uri umwana wowe umaze kubona ko mu rukundo ndi igitambavuga ahubwo niba urukundo ariko uriya rumera urukundo ariko akuntu ushobora kubwira umuntu ngo uramukunda warangiza ukamubwira ngo niyihishe munsi y'igitanda igihe ubona ibintu bigenze neza cyangwa se igihe nkeneye gusobanukirwa menye ngo ubundi ndi muwuhe murongo cyangwa se nari ndi muwuhe murongo niyakire Dave mbabara ndumva nenda guturika umutwe nanjye ahubwo ndenda guturika umutima basi tworoshye ibintu tubyoroshye ibintu tubifate tubitereke mu mwanya wabyo nanjye ndashaka ko tubifata tukabitereka mu mwanya wabyo ndetse ibyo ahantu nari ndi umutima wawe wongera unterekemo dukundane nk'uko twahoze dukundana ndawusatura mwinjiremo ngo Dave ushaka kunyica wowe ntago nakwica uko nkwishe twese twajyana uko ndagukunda ngicyo nkeneye gusobanukirwa umwanya nsobanura ni ibintu byoroshye sibyo ni ibintu byoroshye mbwira uti warambeshyaga basi mbimenye menye ko nabeshywe nk'uko n'abandi bahungu bose babeshywe hano hanze ntabwo nigeze nkubeshya naravuga warankunze rero n'ubungubu nkunda n'ubungubu urankunda Dave ntabwo byakunda turakundana da turakundana ntabwo biri bukunde Dave nyumva neza Dave twarakundanye twakoranye buri kimwe nakweretse urukundo nari mfite rwose ariko bigeze uyikontorwa n'amarangamutima wanyeretse urukundo wari ufite rwose wararunyeretse urangije birangira umbwiye ngo sohoka mu ngo yihishe munsi y'igitanda umuntu ukunda umushyira munsi y'igitanda ngo niyihishemo igo niba ngurirwa urukundo rero reka ngusobanukirwe mfasha kurusobanukirwa
mfasha gusobanukirwa ukuntu urukundo ruba ruryoshye mu masegonda ngahe ayandaje ukabwira umuntu ngo yihishe munsi y'igitanda sibyo ngo nasohoke hanze urimo urahoberana n'umuntu nkureba n'amaso yanjye nkureba imbere yanjye ndimo ndakubona ndusobanukirwe neza ndimo ndakureba imbere yanjye gutya n'amaso yanjye ububamye hejuru y'umuntu njye urimo urambwira ngo nisohoke nka mayibo neza kandi ugabanya uburakari sibyo uriya ni umugabo wanjye ubwo njye nari iki umbwira ngo urankunda umbwira ngo turi mu rukundo Devu n'ubu ndagukunda nese niba unkunda wankunze nyine uranyirukana kubera iki kuba nabona babagikanye muri babiri ngo mbishobore mwirukane mu rugo kubera ko n'ubundi ntago yari ahari twakundanye njye nawe uriya ntago yari ari mumubwire rave mu nzira njye nawe dukunda duko nitudakundana ntago biri gukunda ntago biri bubeho n'izina ry'Imana ndarahije izina ry'Imana aho kugira ngo nkubure nanjye ndava muri ubu buzima ntago ndagukunda umutima wanjye ni we wenyine urimo sibyo kandi urabizi ko ntigeze nkubeshya kuva twamenyana njye nigeze nkubeshya hari uburyarya namwe wigeze warambeshe nabo agakobwa kandi cyanga uzi nambara morandwana zuriya mukobwa naramwirukanye namukuye mu buzima bwanjye mubwira ko ari we nabukizemo none niwe ushaka kumpinduka gutya noneho ntabwo waba mugarure hehe abantu bose bazi ko nasaze nemeye kuba umusazi ku gasozi nemera gusara ngo nkunda umuntu nduta ibyo ndabyemera ndasara none nyuma yo gusara uragira ngo none mpinduka iki ndiwe kubera ko ndimo ndanahanganira urukundo rwanjye menye guhagarara muri iki kibazo umugabo nta kuntu namukura mu rugo rwe kandi mfite umutima umwe wonyine Devu ruvemo usi hano Devu ntabwo byakunda Devu ntabwo byakunda nibidakunda rero nanjye menye uko ntabaho ntagufite Devu udapfa ndagukunda sibyo nanjye ndagukunda ntidupfe rero nidupfa dupfane nitubaho tubane niko bimeze Devu oya Devu reba icyo gukorera umugabo ndi umugabo nyine ndi umugabo ubu ngubu ibyo ngiye gukora byose ni ikigabo Sheri ndagukunda nde masinda nagukunda ako Devu nyina ariko nakubwiye ko ngukunda basubiriye abyure namufite mu buzima napfa de I love you too baby bigenda ni byiza cyane ugadahari kuko niyo aba hari kugusaba tukajya hanze tukaganira amahoro se harya witwa nitwa Yves ndagira ngo nisanzure tuganire unteye ubwoba sora nteye ubwoba oya uburyo wivunika ndagira ngo nkubaze kuri mugenzi wawe
Dave muri iyi minsi umubona ute? Arasanzwe nk'uko mwari musanzwe mubana kandi umubariro mbwiza ukuri, cyangwa se Dave aba ibiyobyabwenge? Ibiyobyabwenge mpereye kuri icyo ngicyo cyo icyo ni ibanga rye nawe kuko baramutse abinywa ndakeka utabiyobewe. Ikindi kandi nanone guhinduka bwo yarahindutse tutaruma. Umubona ute wowe? Defunze mbona asa nk'umuntu wigunze, ariko bibaye mu gihe gitoya nta kisanzura. Mbere twaraganiraga tugatera story akambwira ikibazo afite nkaba namugira n'inama, ariko ubu ngubu hasigaye by'imenyana byose pe. Ubwo nimba ndi makuru wandushaho wenda tugira ngo ngire inama rero sasa. Umuntu ubana na Dave twarakundanye urabizi, ndamukunda pe kandi ndakeka nawe ankunda, ariko muri aka kanya bikugorana kandi ntashaka kurekura. nayo niko nabyumvise. Ibaza umusore umbwira ngo nirukane umugabo wanjye nkomezanye nawe, cyangwa se nibe ntabikoze ngo dupfane. Ubundi ubu niwe Dave. Niwe Dave nzi pe. Dave iyo yagiye ku kintu akijyaho n'umutima we wose n'imbaraga ze zose. Ubwo rero nimba yarakubwiye gutyo ntugira ngo yarakubeshye cyangwa yarakuryaje, kuko n'urukundo yakugiriye buriya nta hato yiza gukinga pe. Nubwo kandi ndakeka ari ubwo wenda haba harabayemo akantu k'akarogoye. Ibaze none umusore umbwira ngo ninde ko umugabo wanjye, urumva ibyo bintu bishoboka? Ufite umugabo? Nahise Dave yabaze yuko wari ufite umugabo, ujya gukundana barabimubwiye? Ikibazo ntabyo yambajije, twarakundanye tu ntigeze ambaza ngo mfite umugabo cyangwa ntawe mfite. Cyangwa ngombwa se ubwo yuba bikubaza? Ese yabonaga ko ndi inkumi? Yabonaga ntari umuntu mukuru? Cyane nari nzi yuko abagiye mu rukundo buriya ntaho bahishanya. Ndumva nta n'igihe mwigeze mugira cyo kugira ngo mumenyane. Agataho rero ngiye baba ndi hagati nk'ururimi pe. Sive ndakora iki? Icyo wakorwa nimba yavuze ngo murapfana ubwo murapfana. Nimba ashaka yuko mubana mubane. Dave ni umugabo uhagarara ku ijambo 100%. Nese koko ufite umugabo? Ese uragira ngo mbikubwire kangahe? Nese kuki wabishe Dave? Washaka kugira kuki? Nta mwanya wo kubiganiro twigeze tugira njye na Dave. Twagiye mu rukundo tu. Nese umugabo wawe uramukunda? Aho ngaho birakureba. Ni karibu. Dave karibu. Amen. Ni gutya washatse komera.
ndimo ndaryama bikananira paka ibitotsi nabibuze, nabuze amahoro, nabuze ikintu na kimwe nakora muri ubu buzima. Kubera icyo wankoze ibintu nk'ibi ubundi wamuhoye iki? Kunkunda kunshyira mu rukundo, wamara kunkunda ukambwira ngo mbivemo, ukamfata gutya. Ni ibiki wankoreye? Wibivamo burundu sibyo, ariko nanone cyangwa tujye ko tubyitwaremo gute waraba? Kuki utambwije ukuri ngo mbwire ko hari igihe kizagira ibi ngibi bikarangira, urukundo nari ndimo rukarangira kubera icyo utambwije ukuri? Kubera iki? duhura bizi twarahuye turakundana, nta n'umwe wigeze ugira umwanya wo kubaza mugenzi w'amateka ye. Twayobowe n'amarangamutima. Ko ntabwo wigeze umbwira ko hari igihe kizagera urukundo rwanjye nawe rukarangira, rugacika, rukava mu nzira, rugashira. Devu nta nubwo nabishobora kugira ngo rurangire sibyo. Ndagukunda, ndagukunda kandi cyane. Nta nubwo byarangira, nta nubwo byankundira. Njyewe nanjye bimenye ko ntashobora kubaho mu buzima ntabwo ufite, sinshobora, nabuze ikintu. Nayobewe ikintu na kimwe nshobora gukora muri ubu buzima. Nanjye ubwanjye niyanze. Ese basi ngende niyahure? Ngende njye mu kagozi nicyo ushaka? Hanyuma nkabaho gutudahari wowe. None se kubera iki uri murambira ngo mve mu buzima bwawe mere nkaho nigeze narakumenya kubera iki? Devartse kuvuga amagambo nkayo. Nyine mbabara umbwiza ukuri umpe impamvu. Basi impe impamvu. Okay. Amakosa ndayemera sibyo. Ariko ntangiye nyumva. Ntabwo twigeze tubona umwanya wo kubiganira. Umenye ngo ndi umugore w'umugabo. Kimwe nanjye nuko ntigeze menya umwanya wo kugira ngo musobanuze ko nta shero ufite. Twarahuye urukundo ruratuganza. Okay. Sohoka hano tugenda. Tugenda aho urukundo ruri butwerekeze. Si ibintu byumvikana. Ntabwo byapfa kuro. Ndamukunda kugira ngo byorohe dusohoke ngene ntabwo byapfa. Nanjye runagerageje uko bishoboka. Nagerageje uko bishoboka ngo mbeho mu buzima utarimo, ariko byanze burundu. Uragira ngo nkore iki? Cyane niyahure. Nicyo ushaka? Byaje ko nicyo ushaka? Basi reka twumve ko dushobora kuba dusinziriye, ari gishobora kugira tugakanguka none rero njye ntambiwe gusinzira, ndabirambiwe. Niba uri gusinzira ndabirambiwe, dukanguke. Ntabwo nari niteguye ibi bintu, ntabwo nari niteguye ko buzacyo umbwira ngo duhagarike urukundo twari turimo. Nakwimariyemo umutima wanjye wose. Bose waretse kurira. Nyine kuki utabibona ko nakwimariyemo? Kubera iki? Naretse ibyo nari ndimo byose nabireka. Ndi ku mukobwa wankundaga. Ndakurikira gukunda. None kunkunda bino nibyo uri kunyitura. Iko. Ese nibyo biturukundo. Nibyo biturukundo bisobanurira. Namahitamo mfite. Usohoka tukagenda sinzi aho twaba tugiye. Devu uyu mugabo yanyica. Nanjye rero ntabwo uyu mugabo sindi gusohoke muri iyi nzu nakujyanye. Ndagukunde rero. Mureke reka nta kundi byagenda mwana wa mama. Sheri karibu sheri. Karibu.